Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Ni Digital Wealth Rwanda, akaba ari Serge nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo ku bakunzi ba Cryptocurrencies hirya no hino ku isi, ndabona ubuzamuke bwatangiye kongera kugaruka. Nk'uko birimo kugaragara, Bitcoin iravunja ibihumbi 71,700 by'idolari. Bitcoin naho ngaho igeze. Hanyuma ku bijyanye n'amafaranga arimo guca muri iki gisata by'umwihariko, ageze muri tiriyari 2,miliyari 69. Niyo mafaranga arimo guca muri kino gisata cya cryptocurrency. Biragaragara yuko rwose noneho imituku ntabwo ari myinshi mu bifatika. Turimo turabona ibara ry'icyatsi ari ryo ryiganje mu masaha 24 ndetse no mu minsi 7 ishize. Bigaragara yuko ubuzamuke burimo kugenda buza, ariko harabura iminsi mikeya nyine ngo Bitcoin halving ibe. Ariko nk'uko birimo kugaragara, wenda kuri iyi title, nk'uko bigaragara kuri iyi title baratubwira ngo Bitcoin needs to hold above $80,000 to keep mining profitable post halving. Ni ukuvuga ngo aba miners ba Bitcoin kugira ngo bashobore gukomeza kubona inyungu nyuma y'uko Bitcoin halving ibayeho ku itariki 20, aho iteganyijwe ku itariki noneho 20 z'ukwa 4 2024, kugira ngo inyungu zashobore kuboneka kuri aba bantu, birasaba yuko Bitcoin byibura izaba iri ku giciro kiri hejuru y'ibihumbi 80 by'idolari. Niko muri makeya niko iyi title ivuga. Noneho hano bakadusobanurira ngo according to data from CryptoQuant, CEO of Kayangju, the current cost of mining using anti-miner. Iyo bakora mining rero, ni ukuvuga ngo hari imashini ziba zarabugenewe. Nk'ubu hari imashini yitwa anti-miner S19 XPS. Iyo ni imashini yifashishwa muri mining ya Bitcoin. Bijyanye n'ubusobanuro bwa Bitcoin halving icyo ari cyo, ndumva hari video twabivuzemo by'umwihariko. Abajya kureba nko muri video 5 zabanjirije iyi ngiyi, hariyo yabibonaho no kuri title akasobanukirwa ibyo ari byo, So urumva rero aba miners nabo baba bakeneye guhembwa, baba bakeneye rewards kuri ako kazi baba barimo gukora. Ariko Bitcoin halving nirangira nyuma y'ayo matariki 20, kugira ngo bazashobore kujya babona igihembo cy'akazi baba bakoze, birasaba ko Bitcoin byibura izaba irimo kubyinira hejuru y'ibihumbi 40. Birasaba ko izaba ibyinira hejuru y'ibihumbi 80 by'idolari. Kubera yuko mu bifatika, hano baratubwira ngo the Bitcoin halving is a milestone event occurring every 2010 blocks or roughly every 4 years. Ni ukuvuga ngo igikorwa cya Bitcoin halving kiba buri myaka 4. Ni ukuvuga ngo cyaheruka kuba mu mwaka wa 2020. Ubwo haciyemo 2021, 2022, 2023, 2024 nibwo icyo gikorwa kigarutse kigiye kongera kubaho. Rero uyu mugabo w'umuhanga akavuga ati mining cost are set to double by the end of the month after the halving. Ni ukuvuga ngo cost cyangwa se ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kumininga Bitcoin, cost zizazamuka. Cost zizazamuka zo gukora uno murimo. Ubwo rero kugira ngo rewards zishobore kuboneka kuri aba bantu, nuko n'agaciro ka Bitcoin nako kakigira hejuru mu buryo bufatika, kakaba nako kazamuka. Kakaba nako kazamuka. Urumva mu mateka barimo kutugaragariza yuko mu by'ukuri
mu 2012 halving yabayeho, new bitcoin per block before halving. Mbere yuko halving iba zanganaga gutya. Nuvuga ngo halving ni cya gikorwa nyine kiba gituma umubare wa bitcoin bamininga ugabanyukamo kabiri. New BTC per block after halving zabaye bitcoin 25. Noneho mu 2012 igiciro cya bitcoin halving irimo kuba cyanganaga gutya, bitcoin imwe yavunjaga itya, noneho haciyemo iminsi 150, price 150 days later, igiciro cyavuye aha kuri 12.35 ariko bitcoin ivunja kigera ku madolari 127. Urabona ko habayeho ubuzamuka, ariko urabona ko hacamo amezi. Murabibona ko hacamo amezi. Hari abantu rero bibwira yuko bitcoin halving ikimara kuba hazahita habaho impinduka, ubuzamuke bugahita buba cyane n'iki, ahubwo wenda tuzabimonitoringa turebe. Nuvuga ngo bitcoin halving irimo kuba, ibiciro birahindagurika, amakrypto akazamuka akongera akikubita hasi akagwa, akongera akazamuka akongera akagwa bikomeye gutyo. Reka turebe kuko ngewe bitcoin nuvuga ngo iza bull yo muri 2021 niho nabiboneye. Ibintu nk'ibyo biba nyuma yuko bitcoin halving ibaye. Mu by'ukuri ntabwo ubuzamuka buhita buba automatique gutyo ngo bukabye nyine nk'uko wenda abantu bamwe bahita babitekereza. Wenda tuzabimonitoringa turebe. Nuvuga ngo habanza hakabaho icyo kintu kimeze nka manipulation, ubuzamuke n'ubumanuke bukurikirana gutyo, noneho bikaza kugeraho hari igihe kigera noneho hakaba ubuzamuke buri consistent. Kuko urabona nkaha, niba witegereza neza barakubwira ngo mu 2012 bitcoin halving irangiye, mu gihe mining yari irimo kubaho nako halving, price on halving, ku munsi wa halving nkuko tutegereje ku itariki 20 z'ukwa kane ejo bundi, bitcoin yavunjagaya, ariko hacamo iminsi 150 bitcoin ibona kuvunjaya. Murabibona 2016 bitcoin yavunjaga 650, haciyemo iminsi 150 ivunja 758. Mu 2020 bitcoin ya price on halving day yari bari gukora halving yari 8,821. Byigira imbere hamaze gucaho iminsi 150 bitcoin igera ku 10,943. Urabona ko aribwo hari hamaze kubaho ubuzamuke mu buryo bwagutse bufatika. Ni ukuvuga rero reka turebe impinduka uko zizaza zimeze, ariko impamvu abantu bavuga halving cyane nuko nyine iyo isojwe nyuma, nubwo tuzahita tuvuga ngo nako kanya nyuma yuko iyo tariki, nyuma y'iyo tariki ako kanya, ariko mu bihe bikurikiraho aribyo twita post halving habaho ubuzamuke bufatika bwa crypto. Ariko mu by'ukuri wenda reka turebe no kuri aya makuru, ho gatoya. The Chinese largest hano baratubwira ngo the Chinese largest mainland equity funds quietly join spot Bitcoin ETF market report says. Urumva nibi bintu bijyanye na Bitcoin, spot Bitcoin ETF biri mu bintu bizatuma haza amafaranga menshi muri crypto muri rusange. Muri uyu mwaka hazakomeza kujyamo andi mafaranga muri uyu mwaka muri crypto, cyane cyane muri Bitcoin, kurusha indi myaka yose yaba yarabayeho. Bigatuma rero n'abantu bamenya n'izindi crypto batari babizi mu by'ukuri, biturutse ku bijyanye na spot Bitcoin ETF. Yo nayo twarayisobanuye mu buryo bwimbitse bufatika. Hano baratubwira ngo the Chinese mainland based equity funds has reportedly submitted their application. Ababona bo batanze application yabo to launch the spot Bitcoin exchange traded fund
via their Hong Kong subsidiaries. Urumva mu guparticipatinga mu bijyanye na spot bitcoin ETF, abashinwa twari tutarabumvamo nabo bashyiramo akabo. Twabonye BlackRock, tubona n'izindi BlackRock, tubona n'izindi kampani zikomeye n'ibindi bigo bitandukanye, ariko abashinwa bari batariyenteresa kuri iki kintu cya spot bitcoin ETF, aho bitcoin abantu baba bashobora kuzigura binyuze noneho mu mastock basanzwe bamenyereye, mu byo bita bya kuri stock exchange. Donc abantu urumva ntago harimo abantu bamwe babizerera mu bintu runaka ku buryo baba badatrustinga cyangwa se batizera ibingibi by'amasoko nk'ama exchange aya ngaya yavunjirwaho ama cryptocurrencies. Bakavuga bati ibintu niba hari ukuntu byacengejwe mu bijyanye n'ama stocks by'umwihariko tumenyereye iby'amashares, ubwo aho hantu ni sawa, birizewe kurushaho, abantu bakarushaho kubyizera. Ni ukuvuga rero abashinwa nabo kuba participatinze muri spot bitcoin ETF, ibyo bintu bifite umumaro. Usomye n'iyi nkuru urabyumva ngo the Hong Kong division of China Asset Management, one of the largest asset management companies in China, has reportedly also signed a cooperation agreement with Hong Kong licensed crypto exchange collective promote and advance initiative related to Web3. Urumva barimo kujya no mu bintu bya Web 3. In the asset management industry in Hong Kong, although a definitive timeline for spot Bitcoin ETF in Asia has yet to be announced. Urumva muri Aziya ubundi ibintu bijyanye na spot Bitcoin ETF byari bitaravugwa cyane ngo tubihumve, ariko ubwo biranje nabo ubwo bishatse kuvuga ko adoption ya Bitcoin igiye kujya ku rundi rwego ruri hejuru. Niyo message mu buryo bugari irimo aho ngaho. Noneho hakaba hari amakuru atubwira ngo Pepe, hari igihe Pepe coin hari igihe yazamutse igera kuri 0.01. Abantu bakibaza ese igiye kuba yahasubira mu bihe bya vuba. Abahanga rero uko nagiye nkurikirana ndeba, bavuga yuko iyi Pepe ubundi mu gihe kizamuka cyo bita bull run nibaho, bivuga ngo iyi Pepe ni imwe mu makripto izazamuka ku rugero ruruta n'urwa Shiba Inu. Ubwo wenda abantu bayifite kuri liste cyangwa se bayifite muzo baguze, wenda bazabyitaho barebe, ariko bavuga yuko izazamuka igatanga umusaruro ku rugero nk'urwo Shiba Inu yagezeho muri za 2021. Iyi nayo ni imwe muri meme coins. Hano umuntu wakoze analysis yagaragazaga ko bishoboka ko ishobora kuzamuka, donc kongera igakuramo 0 ikagera kuri hejuru ahangaha. Reka turebe ubu ngubu ukuntu irimo kuvunja. Pepe dore nguko imeze, amazero 5 nyuma y'akitso, amazero 5 0.05 7.681. Bahanga rero bakavuga bati birashoboka cyane ko iyi meme coin yazamuka kongera igakuramo 0. Ntago twahita tuvuga ngo nejo bundi vuba, ariko uyu muhanga we wakoze iyi analysis aragaragaza yuko vuba cyane mu gihe kidatinze ibi bishoboka cyane yuko ubu buzamuke kuri no meme coin. Murabizi ko amakripto agabanyijemo ibice, hari crypto ziri muri hari izi kategori ya gaming, hakaba kategori ya artificial intelligence bita AI cryptos, hakaba izi meme coins, hakaba n'izindi crypto noneho zo zifite utility, zamaze kuba crypto zemewe, zifite undi mumaro zakorewe, atari ukuvuga ngo zizamurwa cyangwa zimanurwa gusa na speculation, cyangwa se icyo bita igihuha.
ubwo rero nyamuneka wibuka gukanda kuri like na subscribe. Gusa amezi turimo kwerekezamo yo umuntu batubwira ko burebye nawe uzabikurikira, n'abenshi bazabikurikira wenda, ariko abantu bazungukira muri crypto cyane ni abantu bazashobora guholdinga uhereye nko muri uku kwezi kwa kane mu mezi byibura guhera kuri 5 kugeza ku 8 babitse. So uzashobozwa kugira uko kwihangana. Rero hari abantu bazabona wenda vuba habayeho ubuzamuke bagahita bagurisha ngo wawo niki, ariko muri ayo mezi uwo bizakundira kuzo azaba abitse impinduka yo azayibona. So yaba ari abarimo kwegeranya amafaranga afatika ngo bazagura izifatika, yaba ari abaziguze, baguze bo ndumva igisabwa ni patience. No kuvuga ngo ushobora kuba warashyizeho wenda 100 ryaba 800 ugahita uyatwara, kandi mu by'ukuri iyo urindiraho andi mezi 3 gusa byari kuzaba ibihumbi 8 by'idolari cyangwa se 12 cyangwa no kurengaho. So urumva rero ikintu kijyanye na patience cyo koza no gukomeza umuntu agakurikirana amakuru ko crypto harogo gira gutya ikagira amakuru runaka, biba bisaba yuko umuntu akomeza akaziba hafi, cyane cyane izo yashoboye kubika. Kandi batubwira ntago ari byiza kuvuga ngo wenda biraterwa n'umuntu, ariko kuvuga ngo ugiye kugura nyinshi z'ubwoko butandukanye ngo ubwoko 15 bavuga ko atari byiza, ahubwo ngo umuntu yagira nkeya ariko kazigiraho quantity ifatika. Gusa ibyo byo wenda biterwa nuko buri umwe abyumva nuko ashoboye gukurikirana wenda izo yagerageje kubika. So no gukanda kuri like na subscribe rero kugira ngo aya makuru meza yo kuri Digital Wealth Rwanda ajye abagereraho kugiye. Turi kumwe cyane. Sawa.